Good morning my people, cyangwa se umugoroba mwiza cyane aho uherereye hose uri kumwe nanjye Natasha Kiza. Nk'ibisanzwe uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuganire wowe musore, nguhereza izi nteruro, aya magambo akwemeza yuko umukobwa ibintu byararangiye, umukobwa yarangije kukwimika mu mutima we. Muri makeya igisigaye nuko ufungura amaso. Birashoboka yuko kano kanya utari wabimenya neza, ariko ndashaka kugira ngo nguhereze interuro 7 ziva mu kanwa k'uyu mukobwa 100% zihamya yuko ibintu bimurimo. Niba atavuga ibi bintu 7 nkuko ngiye kubikubwira, my brother, umenye yuko ibintu ntago byari byajya mu mutima 100%. Kurikirana aya magambo. Ijambo rya nyuma ryo nubona uyu mukobwa arisubiramo kenshi gashoboka, nikiguhamiriza yuko warangije kuba umwami w'umutima we ubuzima bwe bwose. Reka tujye ku kintu cya mbere ahangaha. Uyu mukobwa nubona yuko akwitegereza cyane akakubwira ati you are so funny, akubwiye yuko muri makeya niba hari ikintu kimunezeza kuba ari iruhande rwawe, akabona uburyo umuganiriza, akabona uburyo utuma umukirigita umutima, akumva yuko anezerewe, ni ikintu muri makeya kimuzanira umunezero. So niba uzi neza ibyo umukorera, ibyo uvuga, ibyo ukora, ukabona yuko bizana happiness muri we, komeza icyo gikorwa. Nubona uyu mukobwa avuze ngo narindi gutekereza kuri bya bintu twaganiriyeho ubushize, iki ni ikintu nakubwira yuko ari mu bitekerezo byawe 24/7. Ni ikintu kikwereka yuko ikiganiro cyawe cyose muganiriye, ibyo wamubwiye cyangwa se ibyo mwavuzeho, urabona yuko abikugaruriye mu maso, ati narindi gutekereza kuri cya kintu wambwiyeho, ukabona yuko abivuze muri makeya asa nkaho afite amatsiko, cyangwa se ubona yuko bimushimishije, cyangwa se ubona yuko icyo kiganiro mushobora kuba mwagiranye gishobora kuba cyamuzaniye umunezero muri we. So icyo rero nacyo ni ikintu simusiga kikwereka yuko umukobwa muri makeya aguhoza mu bitekerezo 24/7. Nasubiramo iri jambo yuko yatekerezaga kuri cya kintu mushobora kuba mwaganiyeho cyangwa se mwakoze. Ikindi, nubona umukobwa akwegereye akakubwira ati sheri, muri makeya mbona ushoboye cyane muri iki kintu, urugero ni akazi ushobora kuba uri gukora, cyangwa se ni ikintu wagerageje mu buzima, akabona yuko muri makeya ubifitiyeho ubushobozi, cyangwa se ubifitiyeho knowledge iri ku rwego rwo hejuru. Uyu mukobwa nubona aguhaye ikintu cya compliment mu kintu ushobora kuba urimo urakora, gishobora kuba kiri kugufasha mu gutuma ugera ku ntego zawe z'ubuzima, cyangwa se ushaka kugira ngo wiyameliyore mu buzima, uyu mukobwa akakubwira yuko uri capable mu gukora icyo kintu, yes, icyo ni ikintu simusiga nakubwira yuko umukobwa muri makeya yapayinze attention cyane, kandi arimo aragutera inkunga mu bitugu muri icyo kintu ushobora kuba urimo urakora kano kanya. Rero umukobwa nasubiramo iri jambo, mbona ushoboye cyane iyo urimo urakora iki kintu, cyangwa se umuhanga muri ibi bintu. So ni ukuvuga yuko muri makeya urukundo ruraho ngaho, kandi niba yabikubwiye nuko yabikubonyemo. Nta mukobwa waza kuguha imbaraga, cyangwa se kugutera inkunga, cyangwa se kuguha uwo mutoma muri make ibintu bitamurimo. Niba ntari kuvugisha ukuri, abakobwa nibaze bamvugurize aho hasi muri comment. Icyo nzi cyo 100% umukobwa yakubwira iryo jambo nuko ibintu biba biri murimo 5/5. Ikindi ahangaha nubona umukobwa akubwira ati sheri, mbona utandukanye n'abandi
bantu cyane abandi bantu hano ashaka kuvuga ni abasore. Muri make ashobora kuba yarabacishijemo amaso, yashobora kuba yarabonye yuko ibintu byabo bitandukanye cyane nuko umufata cyangwa se n'ukuntu umuvugisha. Iki rero ukabona yuko akikuzaniye mu maso yawe, ni ukuvuga yuko muri make yarangije kugutoranya hagati y'abandi bose, nuko uri uw'agaciro mu buzima bwe. Ni nayo mpamvu akubwira ati mbona utandukanye muri makeya n'abandi cyane. Paying attention cyane aya magambo ava mu kanwa k'umukobwa. Nta mukobwa uzakuza kubyira ijambo nyiringiri ibintu bitamurimo. Niba bimurimo uzabona agenda abisubiramo kenshi gashoboka yuko utandukanye n'abandi. Ikindi ahangaha nuko uzasanga uyu mukobwa agaruka cyane ku jambo sheri, nukuri nkunda uburyo untega amatwi kandi ndabigushimiye cyane. Umukobwa nubona yuko abisubiramo kenshi gashoboka, yuko umutega amatwi, yuko umuha umwanya wawe, yuko muri make ashimira cyane uburyo udahwema kumuba iruhande, yes of course nuko agukunda. Nta mukobwa uzawestinga umwanya we yirukanka inyuma y'umuntu amubwira amagambo nk'aya ngaha ibintu bitamurimo. So nubona afunguye umunwa muri make akakubwira ijambo nyiringiri, iturita mu matwi umenye yuko ibintu bihagaze neza cyane. Ikindi ahangaha nubona umukobwa akwegereye akakubwira ati babe, that t-shirt, the haircut, my goodness, you look so handsome, you look so beautiful. Umukobwa nubona yuko aguhaye compliment ku kintu icyo ari cyo cyose kigizwe ku mubiri wawe, yaba ari inseko, yaba ari uburyo wambaye, yaba ari parfum wisize, yaba ari uburyo wasokoje, yaba ari uburyo utekereza, yaba ari uburyo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba yanyuzwe nacyo mu maso ye akakikubwira, please menya yuko uyu mukobwa yagukunze. Abo tudakunda nta mutoma dushobora gusohora mu kanwa kacu. For what? Umukobwa nakubwira yuko usa neza cyangwa se utekereza neza cyangwa se ikintu kizima cyose cyiza kuri wowe akakikubwira, nuko uyu mukobwa 100% ibintu bimurimo 5/5. Ikintu cya nyuma ahangaha, niba wowe musore iki kintu umukobwa atakivuga kuri wowe, menya yuko you are wasting your time. Umukobwa ntashobora aho ava akagera kubana n'umusore muri makeya udafite iki kintu. Umukobwa ni witonda ukabona araje akubwira ati babe, you always know how to make me smile. Niba umukobwa ari iruhande rwawe kano kanya agukunze, nuko azi neza yuko uzana umunezero muri we. Ibintu mukorera muri makeya bitandukanye n'iby'abandi. That's why she is around. Niyo mpamvu ari iruhande rwawe kano kanya. So uburyo uri uvuga amagambo amunezeza, urugero ushobora no kuvuga akantu gatoya ariko ako kantu ukabona yuko gatumye aseka. Umukobwa utanezerewe mu rukundo ntashobora kuguma iruhande rwawe. So niba utari umuhungu uri funny, tazi kuvuga utujokes dutuma umukobwa yishima cyangwa se aseka, nta mukobwa uzakugumaho. So ibintu byo kuba seriye, ibintu byo gukomeza ibintu pembeni. So you have to know how to make her smile. Yes guys, niba ibintu muri makeya 7 nari mfite bikwereka yuko umukobwa
akwiyumvamo agukunda kandi akabivuga muri izi nteruro cyangwa muri aya magambo. Niba utabibonye, niba utabicekinze, no kuvuga yuko maybe biracyari mu ntangiriro. So making sure yuko akwereka ibi bintu byose niho uzamvivura uvuga uti uyu mukobwa ibintu bimurimo. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi, please yihe thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo igere ku bandi, sibyo? Turi kumwe rero, ndi gutegura izindi video mu kanya cyangwa se mu bihe biri imbere muraza kuzibona. Ndabakunda cyane, naho utaha. Imana ibakomeze. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza. Bye bye.